Abasore benshi bagira ubwoba bwo kwegera umukobwa bakamuganiriza. Dore rero amayeri atandatu y'icyizere cyangwa yo kwigirira icyizere ashobora kugufasha gukurura abakobwa mu buryo busanzwe. Ibi ni imyitwarire yoroshye ituma ugaragara nk'umuntu wizeye kandi utuje. Icya mbere koresha guhuza amaso n'umuntu cyangwa gerageza guhuza amaso n'umuntu muganira. Abantu benshi bazi ko guhuza amaso ari ingenzi iyo uri kuganira n'umuntu ugushimisha, ariko abagabo benshi bahita bareba ku ruhande vuba cyane cyangwa bakareba mu buryo butuma ibintu biba bidasanzwe. Ahubwo gerageza gukomeza kumureba mu maso mu buryo butuje, buhoro kandi buhamye. Mu gihe muri kuganira wibande cyane ku ijisho rimwe nibura, niba ufite ubwoba bwo kumureba mu maso hose, aho guhora uhindura aho ureba. Ibi bituma umuntu yumva umwitayeho ndetse byihariye. Iyo uhuje amaso mu buryo butuje uhita wigaragaza nk'umuntu wizeye kandi uhari mu kiganiro. Kandi icyizere ni kimwe mu bintu bikurura cyane. Icya kabiri, humura neza. Uko ugaragara ni ingenzi, ariko nuko uhumura nabyo bigira uruhare mu buryo abantu bakubona. Iyo uhumura neza kandi ufite isuku wumva wiyizeye kurushaho. Iyo wizeye, imvugo y'umubiri wawe irahinduka utabizi, cyangwa nk'ahandi umuntu afite confidence. Bityo ita ku isuku yawe kandi ukoresha ibintu bigufasha guhumura neza umunsi wose. Ibi birasa nk'ibintu byoroshye, ariko guhumura neza bishobora gutuma ugaragara nk'umuntu wiyizeye kandi ukurura abantu. Icya gatatu, gabanya ubwoba mbere yo kumwegera. Abagabo bifitiye icyizere nabo bagira ubwoba iyo bagiye kwegera umukobwa ubashimishije cyangwa bakunda. Uburyo bumwe bworoshye bwo gutuza umutima ni ukuganira n'umuntu usanzwe umenyereye. Ushobora guhamagara inshuti cyangwa umwe mu muryango wawe mukaganira gato. Ibi bigufasha kuruhuka no guhindura uko wiyumva. Iyo ugeze aho umwegera nyuma yaho, uba umaze gushyuha mu biganiro aho kuba ufite ubwoba, bityo ibiganiro byanyu bikagenda mu buryo busanzwe. Icya kane, tegura ibyo mukora bishimishije. Abagabo benshi bakora ikosa ryo gutegura gahunda zitarimo ikintu gishimishije. Ahubwo hitamo ibintu bituma habaho akanyamuneza cyangwa akantu gato k'ubushakashatsi. Iyo abantu bagize ibintu bishya bahuriramo, amarangamutima yabo arushaho gukomera. Ibi bituma habaho kumva mufitanye isano ikomeye. Ntibisaba ibintu bikomeye cyane. Hitamo gusa ikintu gituma mugira uruhare, aho kuba ikintu cyo kwicara gusa cyangwa mukagira icyo mukora muhurizamo. Icya gatanu, garagaza imibanire myiza n'abandi bose cyangwa abana neza n'abantu. Niba mwahuye cyangwa mwasohotse, ntukibande ku mukobwa gusa. Abantu bifitiye icyizere bumva bisanzuye kuganira n'abandi bose bari hafi yabo. Jya usuhuza abantu, ube inyangamugayo kandi ugire urugwiro ku bandi. Ibi byerekana icyizere mu mibereho n'ubuyobozi mu mibanire. Iyo umukobwa abonye ko abandi bantu nabo bakwakira neza cyangwa bagukunda, urushaho kumubera mwiza mu maso. Gatandatu, ntukihutire ibintu bijyanye nko gushaka umusoma vuba cyangwa ibintu bijyanye n'ihuzamubiri mu buryo butandukanye. Abagabo benshi bamara guhura n'umukobwa batekereza cyane niba bakwiye kuba yamusoma cyangwa mu bundi buryo. Aho kubitekerezaho cyane, wibande ku kwishimira igihe mwamaranye cyangwa muri kumwe. Rimwe na rimwe ikintu kigaragaza icyizere cyane ni ukutihutira ibintu. Musoze guhura mu buryo busanzwe, umuhobere mu
buryo bwiza busanzwe hanyuma musezerane. Iyo utagaragaza cyangwa utagaragara nk'umuntu uhangayitse cyangwa wihutura ibintu, bituma agira amatsiko yo kongera kukubona kuko hari ibyo umwimye. Icyizere si amayeri gusa, ni ukuba utuje, wisanzuye kandi uzi ko wifata mu bantu. Rero iyo uhuje ibi bintu bibiri, guhuza amaso neza cyangwa nawe isuku nziza, imbaraga utuje cyangwa zituje n'imibanire isanzwe n'abantu, uhita utandukana n'abagabo benshi. Kandi aha niho ukururana cyangwa ukurura umuntu.